mfite umutima ndikira umenyereye na muri koma Yesu arabona ko ari hejuru agera atabubwira ibibazo biri kuri iyi si aje kubara. Alo ari karibu bw'ijuru murakoze cyane nisheje beko yego nese Yesu nagira nkubaze mu by'ukuri ni igiki cyaguteye kurya mu ijuru narakubona kwibara kawubwire pe kawubwire nabizi urandeba ubwo ureba rero kawubaze babwiye ko wageze hano bwinshi amazi yahindura divayi abanywa baranywa urangije ufata amabuye uyahinduramo imigati urumva uretse reka nze banze mvuga rore muri iyi bisi ibintu bimeze nabi satani aho yicumaga ntabwo tukihabona sinzi ukuntu usigaye waramwemuriye ubwicumiro yeho nyine bavuga ko amafaranga ari amabyi ya satani rero ntabwo aheruka kunya ni ukuri kubana none se mu by'ukuri ubwo wari wanya nk'amadolari yeho ntabwo ndi gutukana ariko kuri kw'Imana pe ahubwo uragira waje wowe nabizi ko ureba kandi uyumva sibyo wabwiye ahantu aho wicuma byibuze umuntu agapfa kubona n'amadolari amafaranga barabwiye satani nyine aho kubara yawe ariko Yesu kawubwize ukure pe reka ubaye kure naho ubona bukenewe tubereye nabi yego none se ubundi abantu babibaza ngo wari uri kureba amace ngo nibe nkuretse ugasi iyo mace imeze ite ntabwo uri kukumva neza uwo petero ngo umaze kumuvura akaguru aje bw'ijuru buragwara ariko aho bw'ijuru ubu neza bwirirwa burya mutavunitse yego kawubwize ukuri rero natwe mu ishuri abizi ni imiguro niba no mu ijuru murwana mugaterana imigeri kawubwize ukuri yego ikibazo nyamukuru ni uko amafaranga yabuze aho satani yituma dusigaye twarahabuze Yesu aho kubara kawubwize ukuri rero ibyo uri kumbwira nibanze kumbwira ibyo nagusabye njyewe ngiye no kugupa ibara rigiye kubabagara uyibwire ko nari ndayikupa kandi igeze